Niba uri umuturarwanda ukaba uciriritse utari muri ba bandi bagezeyo bamaze kugura ibinyabiziga bibageza aho bagiye, aya makuru urayakeneye cyane, aya makuru ukeneye kuyamenya. Ni amakuru rero yageze hanze kuri uyu munsi, ni amakuru mashya cyane, ni amakuru atari meza ariko ku batunzwe n'umwuga wo gutwara abagenzi mu mihanda, ni amakuru yagiye ateza impaka ku mbuga nkoranyambaga kuko abenshi batagaragaje kwishimira ibyavuzwe, abenshi ntabwo bagaragaje kuyakira neza. Ni amakuru rero yagiye ashyirwa hanze na Minisitiri w'Ibikorwa Remezo Dr Jimmy Gasore, aho yavuze ko mu rugendo rwo kugabanya imyuka ihumanya umwuka abantu duhumeka mu mujyi wa Kigali, ngo hafashwe icyemezo cyo guhagarika gutanga impushya kuri moto nshya zikoresha ibikomoka kuri peteroli. Wakwibaza uti se abamotari bagiye kubaho bate? Nubwo ibi ngibi byavuzwe kuri moto, hari amakuru atari meza nayo avuga ko bigiye kugera no ku modoka nini zitwara abagenzi. Kora subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu, kugira ngo amakuru yacu ibinyamakuru biba byagiye byandika ujye uyabonera ahangaha utiriwe ujya gusoma. Hari abantu benshi ndabizi neza bagorwa no gusoma, ariko kuba warambika telefone yawe ku ruhande ugatega amatwi ni ibintu byoroshye cyane. Guhaye ikaze. Minisitiri w'Ibikorwa Remezo Dr Jimmy Gasore yavuze ko mu rugendo rwo kugabanya imyuka ihumanya umwuka abantu bahumeka mu mujyi wa Kigali, hafashwe icyemezo cyo guhagarika gutanga impushya kuri moto nshyashya zikoresha ibikomoka kuri peteroli, ndetse ateguza ko ari n'icyemezo gishobora no kuzagera ku modoka nini zitwara abagenzi, izo tuzi nka bisi. Mu mwaka w'Ugushyingo 2024 nibwo hafashwe icyemezo cyo guhagarika kwakira moto nshya zikoresha esanse ku isoko ryo mu mujyi wa Kigali. Minisitiri w'Ibikorwa Remezo Dr Jimmy Gasore yabwiye RBA ko iki cyemezo kireba abashya bashaka kwinjira mu kimotari, kikazatangira kubahirizwa tariki ya 1 Mutarama 2025. Yagize ati umuntu mushya uje gukora ikimotari najya kuri RURA azasabwa ko moto akoresha iba iy'amashanyarazi. Yahamije ko nyuma ya moto hazakurikiraho na bisi zihora zizenguruka mu mujyi wa Kigali, zimaze kuba nyinshi cyane aho ziruta n'abantu bagenda mu mujyi. Ibinyabiziga kandi ngo bikorera ahantu hamwe nibyo bizaherwaho. Moto icuruza ikorera i Kigali gusa iba ifite aho yiyandikishije mu mashyirahamwe aho igomba gukorera. Iyo urebye na bisi nazo ziguma zizenguruka mu mujyi, nizo turi kureba ngo turebe koko ko ibihari bihagije, ariko mu gihe cya vuba nazo zirafatwaho umwanzuro. Ibyo ngibyo ni ibyatangajwe rero na Minisitiri Gasore, aho yavuze ko ibi ngibi bigiye kuva kuri moto bigakomereza kuri za bisi. Ngo ni urugendo rukomeza rero rugahera kuho ubona uvuga ngo ibi mbikoze sinahungabanya ubuzima bw'Abanyarwanda ndetse n'ubukungu bw'igihugu muri rusange. Moto za lisanse ngo ntizizacibwa burundu. Ibi ngibi ni ibiri kwibazwa, ese bigiye kugenda gute? Igisubizo ku bari bafite impungenge bavuga bati se moto zacu zigiye kujya he? Dr Gasore yagaragaje ko kuva u Rwanda rwakuraho imisoro ku binyabiziga bikoresha amashanyarazi n'ibiyakomatanya na lisanse byatangiye kwiyongera, ariko moto zo ziba akarusho. Gusa yahamije ko izikoresha lisansi ziri mu mujyi zitarakorwaho, ndetse n'izijya mu bice by'icyaro zitazabuzwa gukora. Kano kantu kumvishe neza. Yavuze ko, reka ngasubiremo, yavuze ko izikoresha esanse ziri mu mujyi zizakorwaho, ndetse n'izijya mu bice by'icyaro ntabwo zizabuzwa gukora. Ahangaha yarashatse kuvuga iki? Reka dukomeze tureba uko yabivuze. Moto zarihuse cyane kurusha ibindi binyabiziga mu kwitabirwa, ku buryo uvuga ngo uyu munsi turabona ku isoko ryiteguye. Ryagaragaje ko isoko rya moto z'amashanyarazi ryakuze mu buryo rishobora kwikoresha ryonyine. Ni ukuvuga ko impungenge zihari, moto z'amashanyarazi ntabwo zihagije ziri ku isoko
ku buryo ngo zabasha guhaza isoko ry'abakeneye izi moto. Ni ibyagiye bigarukwaho, bikaba ari ibiri gutanga amahirwe menshi cyane ku basanzwe bafite moto zikoresha esanse kuba batazahita bakurwa mu muhanda, kuko n'ubundi moto z'amashanyarazi zitari zagera ku isoko ari nyinshi kandi umubare w'abazikeneye ari muremure cyane. Yashimangiye ko ibikorwa remezo n'aho basimburanya batiri ari henshi mu mujyi wa Kigali, ku buryo icyo cyemezo bizoroha kugishyira mu bikorwa. Yagize ati icyemezo cyafashwe rero ntabwo ari icyo guhagarika moto kwinjira mu gihugu. Minisiteri y'Ibidukikije yadusobanuriye impamvu y'uburemere bw'ikibazo cyo guhumana k'umwuka n'ikibazo kirebwa mu buryo bwagutse, ndetse n'urugendo rurerure tumazemo igihe nk'igihugu. Kuva mu myaka yashize hari ibyemezo byagiye bifatwa, harimo no gukuraho imisoro ku binyabiziga byose bikoresha amashanyarazi n'ibikomatanya amashanyarazi na lisansi bizwi nka hybrid. Kugeza muri 2024 imodoka zikoresha amashanyarazi n'iziyakomatanya nta lisansi zariyongereye, kuko ubu zirenga ibihumbi 7. Akangaka se kukumvishe neza, nshobora kuba nanjye ngasomye nabi, reka nsubiremo. Kugeza muri 2024 imodoka zikoresha amashanyarazi ziziyakomatanya nta lisansi n'izikora nta lisansi zariyongereye, kuko ubu zirenga ibihumbi 7. Minisitiri Dr Gasore yagize ati imodoka turimo turashyiramo imbaraga nyinshi, ariko ntiwabyuka uyu munsi ngo uvuge ngo imodoka z'amashanyarazi wenda tugire icyemezo gikomeye tuzifataho, kubera ko ibikorwa remezo by'ibanze ntibiraboneka bihagije, cyane cyane ibijyanye no kongera umuriro muri batiri. Ni urugendo rero rukomeje, uyu munsi ni moto, ejo ni bisi. Cyane cyane ubu turi kureba bisi nazo ubona ko ari ikindi cyiciro gishoboka, kubera ko bisi zizenguruka ahantu hamwe. Kugeza muri Kanama 2024 mu Rwanda habarurwaga sitasiyo 24 z'amashanyarazi, 4 zongera amashanyarazi muri moto, n'ahantu 49 bongerera amashanyarazi muri batiri za moto bakanasimburiza abamotari. Gusa izo mu ngo ntizabarirwagamo. Isesengura ry'ibanze ryagaragaje ko mu gihugu hose hakenewe nibura sitasiyo 226 zifasha kongera amashanyarazi mu modoka. Ngayo nguko. Ese izo sitasiyo zirahari? Ibibazo byinshi biri kugenda byibazwa, aho bari kuvuga ko ibi ngibi bigifite inzira ndende yo kugira ngo bibe byashyirwa aho akadomo, bavuge ngo mu Rwanda hemewe gusa gukoreshwa ibinyabiziga bikoresha amashanyarazi. Reka ngushimire cyane, amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Shalom shalom.